wambaye akasuvetma kapshikopa kabutura gatoya cyangwa wambaye akajipo gato ariko uri mu iteraniro hagati uri muririmba, biravuze ngo bagiye kukuvuga, bavuga inkomoko naho uva naho ugera, kandi umenye ngo Satani w'igisuzuguro arimo arakikwambika imbere y'abantu, ugiye guseba mu buryo budasanzwe, mu buryo bukomeye, kandi bikugore ubura aho werekera. Ibyo biragusaba kwiye gusenga Imana. Bitugu umugongo hano mu bitugu hakagaragara, umugongo ukagaragara, ku kibuno hakagaragara, mu ntege hakagaragara, mu maguru hakagaragara. Aho ndahakubwira ngiye gusoza. Kuba ushobora kurota wambaye hejuru cyangwa se hasi, hari aho utambaye uruhande rumwe kandi ukabona abantu barakwitegereza, birasobanuye ngo arya amaso kwitegereza ni urubwa rw'abantu batandukanye bavuye mu muryango, mu mukorana, mu muturanye, muri kampani ukoramo, bagiye kukuvuga ibintu abantu bazaboneka ari ukuri, ndetse ku buryo wanabizira kanakwirukana mu kazi cyangwa mu yindi mirimo ari kurengana. Rero niba wamaze kubibona nawe, nta kindi ukwiye gukora, n'amasengesho y'iminsi 2 se uduhamagare tugufashe, cyangwa se uhamagare dusangane ku wa gatatu, cyangwa winjire muri ya groupe tugufashe gusenga, ko birakomeye. Kandi umenye ngo ahirya hano hantu ibiguzi bantanzeho kugira ngo nsebe ibyo banyoye, aho banywereye, uko basangiye, uko bangambaniye, nanjye ndabisimbuza igitambo cy'imbaraga ku buryo hatazanyambura uno mwanya narindimo. Hafi yo ku rutare Rwanda baburyo yo mureba buriya ibibazo byaravutse, ibyo mvuze abakuru babyumvise. Ariko nongere nkosora umuntu mukuru uraha, nta robine ijya yifungura, hakenera uyifungura. Kandi robine yose iyo utishyuye regidezo yo mu Burundi cyangwa wasake yo mu Rwanda, ntago amazi bayaguha. Hari abantu bifuza ko abantu baba nkuko bashaka kandi ntacyo babakoreye kibakwiriye. Sako nako wakumvise buriya ra, ubwo banyira ubwite bakumve, nta bindi. Ntabwo umugore ari indogobe ngo ugende wurire cyangwa upande nk'upanda igare, n'igare bararyishyura. Kandi n'ubundi n'umugabo nawe ntabwo ari igikoresho, ntabwo ari imbwa bashumuriza iyindi, ahubwo hari imvugo nziza ibikenewe. So ibyo byose rero ntabwo ngombye kubyitiranya ngo bifate mu nzira imwe. Hari n'ibyo mubeshyera abantu ngo badakora kandi mutaje kubikora. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptista, ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiye n'amateka mabi, imuha amavuta ngo genda uyasuke kuri bariya, ubuzima buhinduke. Amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Amavuta akandagira amateka, utera umuhati mu rubibi, amateka nayo agashyiraho imbago. Gubyara umwana wamubyarira mu mateka ukamita mbarimo mbaye. Mfite amateka yo kubumba amategura, mbumbira umudugudu tutuyemo. Amateka urayazira kandi nta kintu utakoze. Amahoro y'Imana nabane namwe mwese, kandi amahoro y'Imana ashobora kubana natwe kuri uyu munsi wa none ku bumwe bw'Abera Ministries mu cyumweru yitwa ngo sobanukirwa inzozi urota tunazisengere. Nuvuga ngo mumaze igihe mutwishyuza mubitubaza ngo twongere tubaganirize ku nzozi, aho tuvuye mu cyumweru cyari gikomeye cyane, kandi ngira ngo mwiza amagambo y'Imana ashobora Imana kandi abafasha, aho twabonaga ubuhanuzi bukomeye kandi Kristo yabanye natwe tunabasobanurira iriya ntambara ya Palestina. Gusa hari umugabo wakoze comment arambwira ngo nzabisubiremo ntihuta cyane, ariko buri azace mu gikari mubwira impamvu mba nihuta. Burya nta kitagira impamvu, twihuta kubera impamvu, tugenda gake kubera impamvu. Ibyo byose nimwe biba bikeneye ko mubidufashamo, kandi amaboko yanyu agira agaciro mu gihe nk'icyo cyose dukeneye ibintu byo tubikore neza. Rero Imana ibaho umugisha, ni cyumwe ngo sobanukirwa inzozi urota, ingaruka zazo nuko zakuvaho. Ayo niyo magambo tugiye kwinjira mu cyumweru. Hanyuma rero ku munsi wa gatatu ni umunsi wo gusengera zose mwarose, tukazisengera kandi tukagufasha muri byose. Hanyuma ariko iminsi 2 ya mbere no kuzisobanura nkuko mwagiye mubimbaza. Rero ntabwo ndi ujye mu bisubizo yabo byose, ahubwo nashaka gufata n'izindi shyashya, kandi uhamagare mugenzi wawe. Burya inzozi ni ibanga rikomeye, n'ijwi ry'Imana, aho nagusobanuriye ko inzozi biri isobanura 68 ahavuga yuko ni igihe Imana iganiriza umuntu yaba ari wenyine. Kandi inzozi burya ni message y'Imana iri direct ku muntu wayo, kandi abantu bose gitangaje nuko bose bahawe impano yo kurota. Nta muntu utagomba kurota, gusa ntabwo abantu bose baye kuzisobanukirwa. Icyo cyumvikaneho.
kandi ikindi ari umurozi ari umugome udasenga nusenga ari ibandi wari wese nta utarota umuntu wese ararota wavuga utese ko Imana ikorana n'abagome burya wese umwana wabyaye yaguhemukiye wamwirukana erega burya Imana idukunda urukundo muzafate ku rugero ijambo ry'Imana rigaragara mu itangira ibice 50 aho umusaza witwa Yakobo yaragiye guha abana b'imirage abageze ku wa mbere atari kuri umunyembaraga ifura yanjye yo kubyara kwanjye kwabonetseho ndetse ufite n'ubushobozi ariko uzahora uzerera nk'amazi biriya ijambo ryawe umusasobanura ngo amazi yarenze inkombe nta hantu uzagera kuko wuriye uburiri bwasenga akasambanya umugore urumva deja ariko yakomeje kumufasha no kumwita ariko finally ku munsi umugisha ntiyawuhabwa ntiyanawubona kubera iki kubera ko yarakoze amakosa rero n'inzozi rero ari usenga ari udasenga ari uririmba ari utaririmba ari uvuga utavuga ukigunda kijijwe utubema n'ubibaha abo bose Imana irabaganiriza kuko burya nta mubyeyi wemera kujugunya umwana we kereka biyi minsi bahindutse ukundi kuntu utamenya ariko ni impano ya buri wese aho umuntu abasha kumva rero ibanga ririmo inzozi ni navuga ngo n'ubushuti ni urukundo ni ukuvugana n'Imana nta wundi muntu bajemo hagati nuvuga ngo hagati yawe n'Imana nta wundi uri buze kuza kubunganira niyo mpamvu turota icya kabiri kuki turota kugira ngo Imana itumenera amabanga ari mu mwijima cyangwa ibyo Satani arimo ategura mu minsi izaza cyangwa arimo aduhigaho icya kabiri turota kugira ngo Imana idukosore mu nzozi nkuko yagiye ikosora abantu benshi mwiyerekwa nkuko yabwiye Farawo ikamubwira ngo dore hazaza inzara igatera hari n'abandi benshi bagiye barota nkuko noneho hakaba n'inzozi turota itwera ko Imana igiye kudutabara nkuko umugaragu w'Imana witwa Petero nawe ubwo yari hagati y'abasirikare benshi afungiranye barayibishe Yakobo ngo bazi ko bazamusubira isabato irangiye hanyuma akarota afunguka akisanga hanze inzozi rero n'imvugo y'Imana yimbitse ihishe rimwe na rimwe utabasha no gusobanukirwa ishatse ukubwira ariko umuntu w'Imana akaba yizi rero inzozi n'impano y'Imana buri muntu wese Imana yaremye yibitseho bivuze ngo inzozi ni ijambo ndabigarukaho imvugo y'Imana yimbitse imvugo y'Imana isobanutse nubwo abenshi basobanura ngo ni imiruho wiriwemo oya uzayigenzure niba ari imiruho nkunda kubigarukaho buri munsi niba ari umuruho Nebukadineza ngo igiti kirimo nyinshi cyararitsemo inyoni nyinshi ngo barangije ngo baragica barangije ngo bashyiraho icyuma barayizirikaho ikamba aburi bisobanuro ariko abaje Daniel aramubwira ati wowe mwami ni wowe wabaye umugabo kunuku Imana izakora ukunuku Yakobo yarose umuhungu wa Yakobo yarose abona imiba yikubita hasi abona inyenyeri zigwa hasi baramuvuga ati se ni ibiki kumbi n'ubutware rero wihinyura ibyo wabonye uko utabasha guhinyura ubuhanuzi no guhinyura ibyavuzwe winahinyura n'ibyakubayeho winahinyura n'ibyo urimo ahubwo uko bukeye uko bwije amaso yawe narushaho kwitegereza no kumva ijwi ry'Imana uyu munsi kubwira rero kuri uyu munsi wa mbere ndashaka ko musobanukirwa inzozi n'imvugo y'Imana yihariye ku muntu wayo gusa ntabwo twese twahawe gusobanukirwa kimwe abantu bose bararota ariko si bose bashobora gusobanura inzozi ahubwo haraba Imana yabihaye kandi muri abo yabihaye nanjye ndimo n'abandi barimo si byenyine ku buryo umuntu amenya ngo arota gusa ugomba kubyitondera ko hari ibyo bitiranya ngo ibigori n'ibibingi biterwa na situation urose ubundi inzozi zose hari zishobora gusanga ari mbi nkuko wibwira ariko iyo ubwiye umusobanuzi wazo uhagasanga ni nziza kanguye nk'urugero muri gereza ubwo yari afunzwe Yosefu hari abagabo babiri barose tuza mu itangiriro ngo mwarota yikoreye umutsima ngo ibisiga biza kuwumuriraho undi arota ngo arimo azirika vino urumva ngo arimo atanga vino ibwami kandi bari barabirukanye ahambwa atuye abonye imitsima ikuriraho ateje bazaguca igihanga none se umutsima n'umutwe bihuriye he ati nawo muziritse vino uzasubira ati nugero kandi uzanyibuke ibyo byose byo gutekera Farawo arota inzara igiye gutera aboni ishaka rinini ry'ishaka ritoya inka nini irya inka ntoya irya inka nini kandi nkibaza ngo ishaka ko nta munwa rigira ryari irindi gute ntiwakumva ari izimiruho nyaboneka uhagacira imvugo y'Imana ntabwo barota gusa ari abasenga abarota n'abadasenga n'abasenga n'abadaterana n'abaterana n'abatazi Imana n'abatasenga Imana yewe bose barota kuko ni imvugo y'Imana kandi kuko Imana yakunze abari mu isi
cyane byatumye itanga ikinege umwizera atarimbuka, byatumye itanga umwana w'ikinege kugira ngo umwizera atagira gute atarimbuka. Ngo Imana yo still ikunda umuntu wayo, ikunda abantu bayo, igumana n'abantu bayo, ikorana n'abantu bayo, igihe cyose ihora iri imbere kandi irutaho gukunda umuntu ititaye ku cyabaye n'icyakozwe. Data wa twese akugire neza kandi Imana y'amahoro ikwambika umunezero no gutabarwa kandi Kristo agusure mu buryo budasanzwe. Dusengana Imana ishobora byose. Turagushimiye Data wa twese uhoraho, turagushimiye Mwami w'amahoro, izi nzozi no kuzisobanura no gufasha abandi kumva Mwami, nanjye Umwuka wawe wera ambeho cyane, ampa ubwenge n'ubuhanga bwo kumenya gusobanura no kumenya gusobanukirwa, ndetse Kristo unyongerera imbaraga zo kumenya ibyihishe inyuma y'iri jambo kugira ngo mbashe kugwiza imbaraga no kumenya no gusobanukirwa, kandi Kristo mbashe no kwinjira kure cyane kugira ngo abantu basobanukirwe ibyanditswe byera ku Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Imana ibahe umugisha mwese, ndabashuje cyane abahereye hirya no hino ku isi, abari hano i Kigali, abari bituye mu ntara z'igihugu cyacu cyose, Uburasirazuba, Uburengerazuba, Amajyepfo n'Amajyaruguru. Reka dusuhuze abene data Abarundi, abavukanye, ndabagumbiriye mu izina rya Yesu. Reka dusuhuze aba muri Uganda, mwasuze mucya, tugasuhuza aba Tanzania jambo, reka tubwirana n'abandi bose ngo mbote, tubasuhuze mwese. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Kandi rero niba ubona umwe bw'abera ministries mu minsi tumaze gusohoka muri minsi ya none dusobanura ngo va ku iriba ry'intonganya, Imana ikari gukuraho ukabuguwe neza uyu munsi wa none, ndayo ngusabe ko uyu munsi hari isoko yawe yagutse ngari kandi umunsi w'ubuhanuzi Imana iri mu ruhande rwawe. Rero turi mu cyumweru kitwa ngo sobanukirwa inzozi urota, tunagusengere bihinduke. Imana iguhe umugisha. Rero turabakunda cyane mwe mwese mwagaragaje ko mudukunda. Byaba byiza mbere yo gukurikira ikiganiro ari ubwa mbere ukabona hari ukore subscribe, nyaboneka uhinduke umunyamuryango w'ubumwe bw'abera ministries. Kandi ikindi ushaka kuba umunyamuryango by'umwihariko, hari link twashyize hasi, uhite winjira ukajya kuri groupe ya WhatsApp, tukabona kuri hafi yacu, turakwemerera aho dukorana amasengesho, aho tuganira, aho tuvugana. Utumva utabishoboye kwinjiramo, mpamagara mbigufashemo kugira ngo tubane aho ngaho gubwe neza. Kandi ikindi wifuza kuba no ku rubuga rwitwa iriba ry'amazudubiza, nabwo ho wabanza ukabidusaba, haro tubikubwira. Ibyo byose ni inzira tuborohereza kugira tubafashe gusengera izo nzozi zanyu no kubabwira condition mugomba kuba murimo, icyo mutekereza, icyo mukora n'icyo mwifuza. Rero ni byiza ko utatambuka utaba umunyamuryango, nyaboneka kuba umunyamuryango. Imana iguhe umugisha. Ariko nawe wumvise umwe bw'abera ministries bwa mbere ukiyumva, kora subscribe nyaboneka. Niba utaranayikora udukurikirana, uyu munsi hinduka umunyamuryango wacu, hinduka umunyamuryango w'imbaraga, hinduka umunyamuryango, kandi Yesu aguhe umugisha cyane. Dukunda inkunga y'ibitekerezo, dukunda inkunda yifatika, dukunda utubwira ko twabikora, dukunda inama, dukunda batubwira ko bitagenda neza, ariko Kristo yabikoze byose bigenda neza. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Uyu munsi rero ndashaka gusobanura, mwambajije ibintu ariko ntabwo ndi busubize ibibazo by'abambajije, nzabisubiza umunsi nzababwira. Uyu munsi ndashaka kubaganiriza inzozi zindi shyashya mutigeze mbabwira. Inzozi yo kurota wambaye ubusa mu bantu. Kurota wambaye ubusa mu bantu, kurota wambaye ubusa pe burundu. Hari ukuntu kurota wambaye ubusa, hariho parti kurota wambaye ubusa hejuru, no kurota wambaye ubusa hasi, no kurota wambaye ubusa mu mugongo, mu bitugu byawe, bwo harimo no ku n'inyuma hose, murahareba hose, bwo ni ibyo murahabona inyuma. Aho hose rero tugomba kuhaganira. Uyu munsi wa none ndashaka kuvuga ku nzozi zo kurota wambaye ubusa. Kuba ushobora kuba wambaye ubusa ku mugaragaro hejuru mu gatuza cyangwa hasi, cyangwa kurota wambaye ubusa mu bitugu nta myenda ihari, ukarota wambaye ubusa uri mu rusengero, uri mu bantu, cyangwa uri imbere y'abana, cyangwa uri imbere y'ababyeyi bawe. Ibyo byombi rero bifite uko bitandukanije bigusobanura. Aho Bibiliya yavuze ngo uvuga ko wambaye ngo dore wambaye ubusa, ni mungurireho, munguri imyenda mwambike ubwo bwambure. So rero Imana iguhe umugisha cyane. Ndagira ngo tuvuge inzozi nitonze, kandi wowe uri buze kubyumva. Wazirose wambaye ubusa uri ku ishuri, wazirose wambaye ubusa uri mu rusengero, wazirose wambaye ubusa imbere y'ababyeyi, imbere y'umugabo wawe, imbere y'umugore wawe, imbere y'umuntu wese. Ibyo byose bifite ubusobanuro bwabyo nk'uko ngiye kubigusobanurira. Imana igumisha mu izina rya Yesu. Urakoze cyane. Nongere ngusubiriremo, birasaba ko wongera kwiyandikisha, ukajya ubona notification y'ibintu byacu. Kandi buriya kwiyandikisha nabyo ari byiza, ariko kora no ku nzogera yo ku ruhande.
noneho ujye ubasha kubona ibiganiro byacu ko tugiye gusobanura inzozi. Ni icyumweru cyo kitwa ngo sobanukirwe ibyo urota tunagusengere bikorweho. Bisobanukirwe kurota wambaye ubusa imbere mu gatuza kugera ku nda, ndetse kuva ku nda kugera ku maguru, no kurota ibitugu byose nta kenda gahari, kandi ukabirota ikintu cya mbere uri mu rusengero, kabiri uri mu bantu, gatatu uri imbere y'ababyeyi bawe, kane uri imbere y'abakwe bawe, gatanu uri imbere y'abategetsi cyangwa se uri imbere y'ababyeyi bakubyaye. Ibyo byose meaning yabyo ni imwe. Nicyo bita gukorwa n'isoni ku mugaragaro, bitewe n'ibintu bigiye kuzava mu bandi bantu bibagusebya, ugashiduka wisanze neza ku mugaragaro, kuko wambaye ubusa nta utabasha kumurunguruka. Rero iyo urose izo nzozi ukarota wambaye ubusa hejuru ariko uri mu rusengero, hari icyo bivuze. Reka mvuge kurota wambaye ubusa hejuru, habe ku mugabo, habe no ku mukobwa cyangwa umugore. Hari ukuntu mwibwira ngo umugabo nawe kuba yambaye ubusa, mubona ko abagabo benshi bakunda ko barangaje agatuza, ndetse mwakanambara n'udusengeri bakagenda nabo yaba yambaye, ariko byonyine kuba urota wambaye ubusa hejuru. Ibi bintu bifite ikintu bisobanura. Ku bagore ubwabyo bigaragara ko ari ukwandavura ko amabere aragaragara, indi ikagaragara, bo ntibakwiye kubigaragaza. Ariko hari abashyira abapfuka amabere agasega mu kondo wazi, birumvikana. Aho ni ukuba uri hejuru nta kintu wambaye. Icyo kintu umunsi niba warazirose cyangwa ukaba utaranazirota, gusa niba warazirose, nyaruka wihute cyane wegera umushumba, nanjye ntunyibagirwe, tugusengera Imana, kuko bivuze ngo mu rusengero uzakorwa n'isoni, ndetse n'ibikorwa ukora nta muntu ubyishimiye. Baragukunda, barakubyinira, ariko n'ibyo ukora n'ibyo utanga ntibyemewe. Noneho iyo ubonye wambaye ubusa imbere muri rubanda rusanzwe mutemberanwa aho ngaho, biravuze ngo hari itsinda ry'abantu bashaka kuzasenya ibikorwa byawe, haba mu mvugo, haba mu buzima, haba mu migenderanire. Ni hahandi abantu bakwita umurozi utazi n'uko baroga. Ubwo ni muri rusange, ni imbere mu bantu. So rero kurota wambaye ubusa imbere ya nyoko bukwe cyangwa imbere ya sobukwe, biravuga ngo umugore wawe hari amagambo yabwiye iwanyu, iyo bahagaze imbere bakubona uko ntacyo umaze. Yavuze ko hari bidashoboye, yavuze ko udahaha, hari utugambo yavuze twinshi, ku buryo nubwo ugenda ubasekera, ariko kwa nyoko bukwe hari ikimwaro wambitswe cyavuye ku mugabo wawe. Ibyo birumvikana, akabivuga akabisobanura, kudahaha, kudashoboye, uri munebwe, ibintu byose akabivuga ku buryo umuhagarara imbere ukabirota. Rero iyo uri umugore nawe ukabona uhagaze imbere ya sobukwe nawe wambaye ubusa hejuru, menya ngo hari amakuru kwa iwanyu kwa nyoko bukwe bafite utazi, ariko yavuye ku muntu wizeye wayatanze. Nicyo bisobanura. Noneho kubona wambaye ubusa imbere y'abana bawe, nabyo uvuga ngo ni uburyo abana bakubonamo yuko uri umubyeyi udafite icyo umaze, ndetse n'icyo umaze kidahagije. Noneho rero kurota uri umwana ariko wambaye ubusa imbere y'ababyeyi, birasobanura ngo ababyeyi bakubonamo ko ntacyo uzigera wimarira mu buzima. Hari amashuri, ni hamwe bishyura binuba, ni hamwe bigisha binuba, tusa kubera impamvu igaragara muri ubwo buryo. Ngira ngo mwumvise kurota wambaye ubusa hejuru. Simvuze mu kibuga, simvuze kuri tere, ariko byose bikombennye hamwe, nicyo bisobanura. Noneho rero kurota wambaye ubusa hasi, aho banza uhitondere. Ntabwo Imana yakora ikosa ryo kugaragaza sexe yawe. Nunabeshya ngo yarose arakubona, oya. Ashobora kubona kenda k'imbere, ashobora kubona agasujipe, ashobora kubona kandawe cyangwa agakabutura k'imbere, ariko ntabwo Imana yagera ku rwego rwo gushyira ubwambure bw'umuntu ku musozi. Byeshya ngo nakubonye ngo wambaye ubusa ngo ibitsina bigaragara, ni ikinyoma biriya bintu. Ntabwo Imana ari ukwiteye ntisebanye. Uriya ni umwanya w'ibanga. Birera avuze ngo yafashe ingingo z'isoni nke arazambika. Urebye umunwa wacu amagambo uvuga wagombye kuba wambitse, ariko umunwa uri hanze n'amazuru byose, ariko urugingo rwo hepfo hari. Ubundi uturutse mu ijosi ni pate zingahe zose barazizi hari.
aho umwanya wo hepfo aho abana bakomoka, aho abana tubakura dukora icyo gikorwa, ni ahantu Imana yubaha idapfa kugaragaza. So rero kuba ugaragaye imbere y'umuryango we wambaye sujipo uri umugore, cyangwa ukagaragara wambaye suvetma cyangwa wambaye ikariso, reka nyita ikariso y'isoko reke, ibyo byose bisobanura iki? Birasobanura ngo wowe ubwawe usibye n'imirimo bakubonamo ko ntacyo uzigera umara, kandi so bukwe nyanyoko bukwe hari amakuru babwiwe yuko uri umugore udashoboye uburiri cyangwa uri umugabo udashoboye uburiri. Ati burya wa mugabo mwashingiye ni ukumubona agenda nta kintu ashoboye. Ati wa mugore nawe buriya mwambwiye kuriya, ati buriya atuye hafi yo ku rutare Rwanda, baburyo yo mwamureba buriya ibibazo byaravutse. Ibyo mvuze abakuru babyumvise. Ariko nongere nkosora umuntu mukuru uraha, nta robine ijya yifungura, hakenera uyifungura. Kandi robine yose iyo utishyuye regidezo yo mu Burundi cyangwa wasake yo mu Rwanda ntago amazi bayaguha. Hari abantu bifuza ko abantu baba nkuko bashaka kandi ntacyo babakoreye kibakwiriye. Sako nako wakumvise buriya ra, ubwo ba nyir'ubwite bakumve nta bindi. Ntabwo umugore ari indogobe ngo ugende wurire cyangwa upande nk'upanda igare, n'igare bararyishyura. Kandi n'ubundi n'umugabo nawe ntabwo ari igikoresho, ntabwo ari imbwa bashumuriza iyindi, ahubwo hari imvugo nziza ibikenewe. So ibyo byose rero ntabwo ngombye kubyitiranya ngo mfate mu nzira imwe. Hari n'ibyo mubeshyera abantu ngo badakora kandi mutabashije kubikora. Hari n'ibyo mubeshyera ngo abantu babikoze kandi se ko batabasha kubikora, ariko ntawe uzakubwira ngo uku. Icya mbere ni ubwenge. Rero kubona wambariye ubusa imbere ya so bukwe, menya ngo hari amakuru. Menya hari amakuru umugore yavuze ati buriya nubwo mureba ibituza ari binini, ari munini, abyibushye asa neza, atari ko buriya ku buriri ni umunebwe ntacyo ashoboye, nuwo kuvuga gusa. Ibyo byose rero ni impamvu ndende, ni ikimwaro gihishe, ni ikimwaro kiri inyuma, ni ikimwaro kigukuriye utabasha gusobanukirwa, bisaba kwe gusenga Imana. Akasuvetma kapshikopa akabutura gatoya cyangwa wambaye akajipo gato ariko uri mu iteraniro hagati uri muririmba, biravuze ngo bagiye kukuvuga, bavuga inkomoko naho uva naho ugera, kandi umenye ngo Satani w'igisuzuguro arimo arakikwambika imbere y'abantu, ugiye guseba mu buryo budasanzwe, mu buryo bukomeye, kandi bikugore ubura aho werekera. Ibyo biragusaba kwiye gusenga Imana. Niba uri umugabo ukarota wambaye kabucikopa cyangwa se bucikopa, bamwe ngo ni mucikopa, sinzi n'amazina ubundi bahita ngo ikimanwa. Oya, hari akandi kabutura katari bogisa. Hari akandi bambara akagufi kaba kari inyuma, bogisa imbere. Bari mu cikopa, niba ari bucikopa, niba ari bacu oya ntago ari mayo. Naka kabutura kagufi k'inyuma abantu bambara bisanzwe. Bikini se siyo muri piscine. Abayita niba ari mu cikopa, sinzi ko babyita, ntago mbizi yo n'ibindi abantu ntago nzi ko byambara. Gusa icyo nzi cyo nuko amaguru yagaragaye, intege zagaragaye, maze ntugahore n'umugabo wakambaye mu nzozi nta tuguru afite, hari ukundi butura kandi itamukunda, ni ikindi kibazo gikomeza. Kurota rero umeze gutyo bivuze ngo Satani yakwambitse igisuzuguriro, kuko bagiye kubona imyanya y'ibanga nubwo batayibonye uko iteye, ariko hari ibyo barungurutse bashobora kugereranya. Rero kugaragaza gutyo ko wambaye ngo Satani yateguye umugambi wo kugusebya kumugaragaro, abantu bose bakakubona, abantu bose bakakota. Kubera iki? Arashaka kugira ngo wandavure, kuko uri ano umwanya w'ibanga. Kandi umwanya w'ibanga uba ugomba kuba uteguwe neza, nta muntu ugomba kuhamenya. Ni icyo rero bisobanura, ni kwa guseba. Rero uruzi ugiye kwambarira ubusa imbere y'ishuri, uri mwarimu imbere y'abanyeshuri, aho wize, aho wavuze, aho wabwirijwe, menya ngo ukimara kuhava hari igikundi cyakuje inyuma, hariho amagambo y'ubugambanyi, hariho amagambo agiye kugusebya, hari ugusenya ibikorwa wakoze, hari ukuvugaho bidakwiriye ku buryo aho uzajya bitazakunda, kuko wagaragaye wambariye ubusa imbere y'abantu, kandi byose ugasanga ni ikindi kibazo. Noneho umva ni ikintu kitoroshye ku muntu waruse izo nzozi, cyangwa se ukabona urahagaze wari wambaye neza ariko mu kanya haje umuyaga uhushya umwenda wawe ukawuha kabisa. Ibyo biravuze ngo umuyaga ugambiriye kukwambura ubusa. Bisobanuye iki rero? Iyo umuntu yambaye ubusa agaragara nabi. Ndetse burya uko tubyuka tujya muri dushe, turamutse tugiye mu nzira tumeze ngo tumeze muri dushe, ninde watureba? Biravuze ngo hari ibintu bine ukwiye kwitondera. Ikintu cya mbere, uriho karande yo gusuzugurwa. Muri make ufite icyo bita icyangiro ku bantu, icyangiro ku bintu byose. Kubona wambariye ubusa mu iduka ryawe
biravuze ngo Satani yakoranye n'abadayimoni ugiye guhomba pe ku mugaragaro. Bigusaba ko uhaguruka ugasenga ugahagarika izo mbaraga mbi. Niba uruzi utwaye mu modoka umuntu wambaye ubusa, menya ngo Satani Imana iraguhishuriye ngo iyo modoka yawe igiye gukora impanuka vuba byihuse cyane kandi uyihombe n'ibyawe. Nubona haje umuntu wambaye ubusa mu bana bawe, menya ngo batewe n'umwuka mubi wo kunanira no kuzakunyuramo, kuko umwanzi agiye kwambura ubusa abana bawe mu buryo bw'umwuka, bakakunanira, bakanywa itabi, bakanywa urumogi, bakajya mu busambanyi, bakagusuzugura, ukabugeza ahantu habi. Rero ukimara kubona bene uwo muntu ajemo wambaye ubusa mu nzozi, hita uhaguruka ukubita amasengesho y'iminsi 2, urangiza usenye izo karande zose, kuko umwanzi ashaka utazigera ubona umusaruro w'ibyiza imbere yo kubaho kwawe. So rero kurota wambaye ubusa mu ruhame ni ikimwaro, ni agasuzuguro, ni ikintu kizakubaho ugaseba mu buryo bukomeye. Harimo gusenya urugo, harimo divorce itunguranye, harimo gucibwa inyuma, harimo kuba umugore yaguta ku mugaragaro, hari uzamena amabanga y'ibyo wakoraga, kuko icyo gihe wagiye ku mugaragaro, ni publicity, umuntu wese arimo arakureba, nta kintu ufite rutangira, ntaho uri bugarukire. Ibi rero biragusaba iki? Biragusaba ko ukwiye kuhagarara wemye ugasenga Imana kugira ngo Data wa twese abikureho, kuko umwanzi yagambiriye kugira ngo usebe, umwanzi yagambiriye kugira ngo wambare ubusa. Bivuze ngo kurushako uzahura n'ikimwaro, hahandi umugabo yasambana n'umuntu muziranye, hamwe bakubwira ibyo yakoze, umugore akaguca inyuma bikarangira, so ukisanga wageze kure hashoboka, kandi koko Imana yagomba kuba irimo ikorana nawe muri ubwo buryo. Nkomeje no kubasaba, nta mpamvu nimwe yo kugenda udakoze subscribe. Ibyiza biri imbere kandi urabikeneye kugira ngo ubone notification y'ibindi bizakurikira, ko ndagutegurira gukurikirana inzozi zivuga ngo kurota ibintu bikwirukankana. Aho nzahavuga, shyiremo n'ibintu by'ubwenge, shyiremo n'ibintu by'ubuhanga. Ndagutegura ngo witonde umunsi w'ejo uzumva ibintu biremereye mu bijyanye no kurota ibintu bikwirukankana. Rero uyu munsi wa none ndacyakubwira ku nzu zo kurota wambaye ubusa. Nurota wambaye ubusa muri ofisi yawe, menya ngo kazi nta minsi mike ugafiteho, kugira ngo gahagarareho. Turabivuga mu karaka, akazi ugahagararo uzakarameho. Nuko usenga amasengesho y'iminsi 2, warangiza ugatanga igitambo cyo gufata iyo ntebe ko Satani yamaze kuyitwara ku mugaragaro. Uko niko kuri ko guhagarara ku bintu byawe. Ubundi izi nzozi zose ziba zigaragaza ibitambo Satani yatambye, yakiriye by'abantu bakurwanya, ziba zigaragaza imbaraga z'abadayimoni zikuri inyuma, abigaragaza imyuka mibi y'agasuzuguro igiye kukuzaho. Nuvuga ngo hari ibitambo n'ibiguzi biba byaratambwe kugira ngo ubeho muri ubwo buryo. Noneho Imana kubera ko igukunda ikaguha kurota izo nzozi, yazi guha kurota, nuko kumenyesha imbaraga mbi ziri inyuma yawe, zihiga wowe, zishaka kwambura ibyo wari ufite. Ariko ukomere ushikame, Data wa twese muri kumwe, Imana igumsha mu izina rya Yesu. So rero kurota wambaye ubusa uri muri gare, waba wambaye ubusa hejuru, wambaye ubusa hasi. Ntabwo ndavuga kurota yambaye ubusa inyuma, uturutse mu mugongo, umugongo hano mu bitugu hakagaragara, umugongo ukagaragara, ku kibuno hakagaragara, mu ntege hakagaragara, mu maguru hakagaragara. Aho ndahakubwira ngiye gusoza. Kuba ushobora kurota wambaye hejuru cyangwa se hasi, hari aho utambaye uruhande rumwe kandi ukabona abantu barakwitegereza, birasobanuye ngo arya amaso akwitegereza ni urubuga rw'abantu batandukanye bavuye mu muryango, mu bo mukorana, mu bo muturanye, muri kampani ukoramo, bagiye kukuvuga ibintu abantu bazaboneka ari ukuri, ndetse ku buryo wanabizira akanakwirukana mu kazi cyangwa mu yindi mirimo ari kurengana. Rero niba wamaze kubibona nawe, nta kindi ukwiye gukora, n'amasengesho y'iminsi 2 se uduhamagare tugufashe, cyangwa se uhamagare dusangane ku wa 3, cyangwa winjire muri ya groupe tugufashe gusenga, ko birakomeye. Kandi umenye ngo ahirya hano hantu ibiguzi bantanzeho kugira ngo nsebe ibyo banyoye, aho banywereye, uko basangiye, uko bangambaniye, nanjye ndabisimbuza igitambo cy'imbaraga ku buryo hatanzanyambura uno mwanya narindimo. Ngizi imbaraga ukwiye kumenya. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Ndakomeza kubabaza ngo se mukomeze mukoreshe ya nyabuneka, ntiwemere. Rega burya kuba umunyamuryango umwe wa Ministries nta bindi, nta kiguzi kindi bisaba, nuko ukora kuruki, nuko uyandikisha ugakora subscribe, hejuru ugakora kunzogera, bityo ukajya ubona notification y'ikiganiro cyacu uko gitambutse, kandi ukakibona unezerewe, kandi ukakibona uguwe neza. So rero Imana iguha umugisha kandi Imana ikurenge.
rero ibyo bigaragara ko ari ubwa kwambara ubusa ku mugaragaro. Nagira ngo mu minota mike dusigaranye tuganire ku kintu bita kurota wambaye ubusa inyuma. Imbere wambaye ariko ukabona ko waberewe, ariko inyuma yawe wambaye ubusa kuva hano mu bitugu kugenda ugagenda ukagera ku birenge. Nshuti yanjye wowe nkurikiye, ndimo ndakubona mu gihugu urimo urandeba nanjye ndakureba. Narakubwiye ngo iyi mpano yo gusobanura inzozi nayihawe n'Imana mu buryo nanjye ubwanjye nshima Imana nk'uko hari n'abandi bayihawe, ariko ntituyihabwa mu buryo bumwe, ntitunabikora mu buryo bumwe, ahubwo Imana ikora uko yagambiriye mu nzira zayo, mu buryo bwayo. Data wa twese akugiriye neza. Kuvuga rero ngo wowe urota warose ubona inyuma usa nk'uwambaye, kimwe no kubyibwira. Niba utarabirota Imana ishimwe, ariko nunabirota uzabitinya, ariko nunabitekereza uvuga ngo kuba uri naked inyuma hambaye, imbere ubona ko hambaye, biravuga ngo nubwo bwose wumva kuri umunyangeso nziza, nubwo bwose wumva kubanye neza n'abantu bose, ariko biravuze ngo inyuma yawe hariho abantu, hariho amagambo, hariho ikimwaro, hariho guseba, hariho gutotezwa, hariho kurwanwa. Nuvuga ngo dayimoni, satani n'abadayimoni bakoranye n'abarozi n'abantu bose ku buryo nta musaruro mwiza. Burya umusaruro uza nyuma y'akazi. Nuvuga ngo mu byo urimo ukora nta musaruro uzabona, mu bana nta musaruro uzabona, mu rugo rwawe nta musaruro uzabona, mu kazi ukora nta musaruro uzabona, ahubwo buri munsi wose uzagenda ugira igihombo kubera ko dayimoni yaturutse inyuma aho utabasha kureba. Reka nguhe urugero uyu munsi wa none. Mu mugongo urahakarabya, ndetse mu bitugu urahakarabya, mu ntege urahakarabya, ku mugongo hasi naho kugera ku byose urahakarabya, ariko ubwawe nturahareba. Nubwo uhakora ariko ntuhabona. Niyo hari agaheri ushaka no gushimira, bisaba undi uhakurebera ko utabasha kuhareba. Bivuze ngo umwanzi yakwatatse aturutse inyuma, akwataka agira ngo arimbura heza hazaza hawe. Nuvuga ngo ibyo ukora byose hari umwanzi ubiri inyuma, hari umwanzi ubyihisha inyuma, hari icyo ashaka kurwana kugira ngo utageraho, hari icyo ashaka kurwanya kugira utabasha kugeraho. Satani yaguhagurukiye wese uko yakabaye kugira ngo asenye hazaza hawe, nakwa ntago ahahise hawe, za mvune zawe, ya mafaranga wabitse muri banki uzayabura, wa muntu wagurije ntazakwishyura, wa muntu mufatanya na sosiyete azakwambura. Ni ikimenyetso cyerekana ko imvune wakoze wavunikiye utazigera uzibonamo umusaruro. Ariko biragusaba ko usenga amasengesho y'iminsi 3, biragusaba ko uhamagara umushumba ukuyobora mu itorero urimo, cyane ko ubumwe bw'abera n'isoko ngari. Umuntu wese anywa akigendera, nta gutongana, nta kurwana, ntabwo ari idini, ahubwo ni ministeri ishingiye mu kumenya imbaraga mbi zikuri inyuma, abadayimoni baguhagurukira, imyuka mibi yakurwanije, ukinjira ugasobanukira ibyo bintu, kuko Satani ashaka gukoza isoni ku mugaragaro. Niyo mpamvu nahagubwe ngo ndagusobanura zino nzozi uzumve mu izina rya Yesu. Ibyo byose bikomoka kuri karande, bikomoka ku muvumo, bikomoka ku nyatsi yakujeho, hahandi nta musaruro. Bizatangira kwera, imvura izigwe, bigende, inzu isenyuka utazi uko igiye. Muri make uzahora ukora uvunika, ariko kugira ngo ugire ikintu usarura ugeze mu rugo ntabwo kizemera, kubera ko inyuma yawe wambaye ubusa hirya no hino. Ni ikimwaro giturutse inyuma, ni ikimwaro giturutse aho washatse, ni ikimwaro giturutse aho wavutse, ni ikimwaro giturutse kuba mwakoranaga, ni ikimwaro giturutse mu byo wakoraga. Muri make ugiye gusebera imbere y'abantu bose, ugiye gusebera imbere y'uburyo bwose, ugiye kwambarira ubusa imbere y'abantu, ugiye gukora ikimwaro mu buryo budasanzwe, kandi ntabwo byamubyo kuba bimeze. Ariko ubumwe bw'abera ministries, shima Imana ko Imana ibihishuye, shima Imana ko Imana ibihishuye. Rero nubona umugabo yambaye ubusa imbere yawe, uzamenye ko uwo mugabo nubwo adafite gahunda yo guca inyuma, ariko ibitekerezo bye bihari, ndetse hari abantu babi bari kumugira inama. Umenye ngo umutware wanjye yatangiye kugendana n'abantu batari bo. Umenye ngo ubwo mbonye umugore yambaye ubusa nawe hari kimugabo, umugore atangiye kugenda agenda buhoro buhoro. Kandi umenye yuko hari abari hafi nyuma ye bashaka kumushora mu ngeso mbi z'amagambo, kugamba, kutaboneka, kandi bikomeye. Niba ubona umukozi wawe ukoresha mu kazi kawe ari uwo yambaye ubusa mu bitugu, umubiri wose, menya ngo winjiriwe n'ikintu cyitwa dayimoni y'inyatsi iciye kuri uwo mukozi, iciye kuri uwo shobuja, kuko ibyo ukora byose abishyira ku mugaragaro. Nta banga ry'urugo, nta banga ry'akazi, nta banga rya famiye, nta banga ry'ibyo mukora, nta banga by'aho muzagera, nta banga ry'ibizima rihari, nta banga ry'ibyiza rihari. Ibintu byose muri out inyuma aho ngaho, ndetse umwanzi
umwanzi yamaze kwataka kugira ngo asenye ubwo buzima bwanyu ndetse abashe kwangiza hazaza hanyu ndetse abashe no kwangisha ibikomeye mwari mugiye kugeraho kuko umwanzi yagambiriye kugira ngo asenye izo gahunda zose. Rero kubona urota wambaye ubusa cyangwa ubona uhagaze muri ubwo buryo ni inzozi ngo kuba wambaye ubusa ku mugaragaro imbere y'abantu. Biravuze ngo nta banga mu rugo rihari, nta banga mu buzima buhari, nta banga mu muryango rihari, ibyawe biri ku musozi, abavuga bakuvuze, abagambana bagambanye, nta nzira yo kubicamo ufite, nta cyerekezo wabona, ntaho wajya ngo bikunde, ahubwo umwanzi Satani yakwatatse physically aragira ngo agusenye usebe. Rero mu cy'umuti wa mbere n'uwuhe n'uwo ngo tugiye kwegera Imana ikatwambika. Mwibuke ijambo ry'Imana rivuga ngo nuko umutambyi Yosuwa wahagarara imbere y'Imana ngo n'umwanzi yarahari, aravuga ngo arega Yosuwa ngo yambaye umwenda w'ubushwambagara, ngo atangiye kurega Yosuwa imbere y'Imana. Umutambyi Yosuwa, Imana aramubwira ngo Satani umwami Imana guhane, ngo uyu ni umushima ukuwe mu muriro. Arangije ngo nimukuremo iyo myambaro mumwambike imyambaro mishyashya. Imana ikwiye kukwambika, yambika ururimi rwawe, yambika icyo ukora, yambika aho ugana, yambika aho uva, yambika aho werekera, yambika ibyo ubamo byose. Kandi Data wa twese akugiriye neza, Data wa twese akwambika imbaraga, Data wa twese agushoboze, Data wa twese akugirire neza, Data wa twese agutabare, Data wa twese agusure, Data wa twese akwambika imbaraga, Data wa twese agushoboze, Data wa twese akurengere, Data wa twese agushoboze mu byo ukora byose, Data wa twese akubera imbaraga. Aho niho ugomba kuzomuka duhamagara. Imana ikwambura ubwo bushwambagara Satani yakwambitse, ayo mateka yakwambitse ubushwambagara, iyo nzira y'ubushwambagara yakujeho, iyo nzira y'ubushwambagara yakubayeho. Data yikwambure, akwambura ubwo buzima bupfuye, akwambura agahinda gapfuye, akwambura ibyo bintu byose, ibyo bagusize, ibyo bagushyizeho, ibyo bagutongereye, uko baguhagurukiye, uko bakuvuze, uko bakurwanije, uko byabaye. Imana yo mu ijuru ikurengere, ikuvane muri uwo mwobo. Ngishi iki cyo kurota wambaye ubusa, inzozi mbi cyane zerekana ko ntaho ujya, ntaho uva, ntaho werekera, nta banga rihari. Ibyo ukora byose umwanzi yamaze kubihagurukira kugira ngo akurwanye, aguteshe umutwe, akwambura ijambo, akwambura igitekerezo, akwambura icyerekezo, akwambura imibereho, akwambura ibintu byose, maze usigara uhagaze wenyine. Ngiyi inzozi mbi rero y'uyu munsi kuri itariki ya 16 z'ukwezi kwa 10, aho nkubwira ku 2023 nkubwira ngo nyaboneka tabara, senga, duhamagare, kuko abagambiriye Satani yakoranye n'abagome bose, akorana n'abarozi, akorana n'abapagani kugira ngo usebe imbere aho ujya ko wambaye busa imbere, ndetse usebera imbere niyaho uva naho ko wambaye mu bitugu nta nshobasha kubona. Noneho ro kuba wambaye ari ukabona abantu bambaye busi yo kure, wowe urambaye uhagaze neza, ari ukabona hari abantu bakuri imbere cyangwa ukuri imbere yambaye busi imbere. Biravuze ngo irinde muri iyo minsi yawe iri imbere ibintu bitanu ukwiye kwirinda cyangwa bitandatu. Icyambere ugomba kwirinda kuvuga ikintu cyawe, kuvuga umushinga wawe, kubwira abantu gahunda zawe, kubwira abantu ugiye kwerekera, kubwira abantu abo mutavuga rumwe, kubwira abantu budakunze nabo ukunze. Byirinde kuko uwo muntu uri imbere nta kintu afite kizima, nta n'icyo azakora kizima, ahubwo azahugusha mu mutego kandi uzisanga wayobye kandi byakugoye ndetse byakubabaje kuko utari mu mwanya mwiza uko bikwiriye. Rero bisaba yuko wowe ubwawe ukwiye kumenya Imana ikagufasha, ikakurengera kandi ikagutabara muri byose kugira ngo ubashe kugira intsinzi kandi ubashe guhagarara wemye no gukora ibikwiriye, no kugira ngo Data wa twese akwambika imbaraga mu nzira ukoramo kandi umwami Imana akagushoboze mu byo ukora byose, mu byo uvuga, aho ugenda, aho uba, aho wicara, n'icyo utekereza gukora cyose kumenya gushobora kandi kugire neza. Habwa rero umugisha n'Imana, kandi Imana yo mu ijuru ikunyambikira imbaraga mu nzira zose, iguhe gutsinda, iguhe gusobanukirwa no gusobanukirwa. Nayo turagusengera Imana iguhe umugisha. Ndagushimiye ko ukuriye kandi ukaba ubyumvise. Ndagushimiye ko ubanye kumwe gw'abera ministries, amavuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka. Aka kanya keza Imana igushoboze, Imana ikurengere, utangire gutsinda, kwambara imbaraga, kugera kure ndetse no kurenga ahakwiriye, kugira ngo Imana aguhe umugisha mu nzira zikwiriye. Data wa twese aragushoboza. Amagambo y'Imana agaragara, Imana ikwambura imyambaro y'ubushwambagara, ikwambika imyambaro mizima. Imana igushyigikire, Imana ikube hafi, Imana ikurengere, Imana igutabare. Nakubwira ngo gubwa neza mu byo ukora, haranira gutera imbere, umwanzi ntazagushobora, humura uzahora utsinda kandi uzahora urangiza ibintu byose. Amavuta y'Imana bane nawe kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Shalom. Ubumwe bw'abera ministries, amavuta kandi agira amateka, ubuzima bugahinduka.
mu iyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiye n'amateka mabi imuha amavuta ngo genda uyasuke kuri bariya ubuzima buhinduke. Amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka. Amavuta akandagira amateka utera umuhati mu rubibi amateka nayo agashyiraho imbago ngubyara umwana wamubyarira mu mateka ukamita mbarimo mbaye mfite amateka yo kubumba amategura mbumbira umudugudu tutuyemo amateka urayazira kandi nta kintu utakoze.